Amahoro y'Imana kwa bakurikiye kamera Zedo Inganzo TV, tubashimira abakoze sabu, abateye na komenti n'inkunga ikomeye cyane. Tutabatindiye rero twongeye kubazanira wa mutumirwa wanyu wa mubyeyi mwabanye mu bihe bishize. Amagisi rero ari mu butumwa bukomeye cyane, ari mu murimo w'Imana mu bihugu bigiye bitandukanye. Twagiriye amahirwe rero yo kongera kubana nawe, turamusura rero kugira ngo tuganire nawe, atuganirize ku ijambo ry'Imana. Tutabatindiye rero tuguhaye ikaze kuri kamera Inganzo TV show. Murakoze cyane. Amazina ni yayandi, Dusenge Angelique, ntabwo yahindutse. Nari maze igihe ntaboneka nk'uko babivuze, nyuma yagiye iba myinshi, ngenda mpura n'uburwayi sinangira gupfa kuboneka, ariko ndashimira Imana yuko nongeye kuboneka ngo tuganire, twongere twibukiranye iby'uru rugendo rujya mu ijuru, cyane ko ariyo misiyo Kristo yadusigiye. Murakoze cyane, Yesu naduhana umugisha. Tuguhaye ikaze rero kuri kamera Zedo Inganzo TV. Abantu bari bagukumbuye ari benshi, bambazaga muri comment ati se wa mubyeyi ari hehe? Habwira ati ariko ari mu butumwa bukomeye cyane mu bihugu bitandukanye. Rero twagira niwe ubuntu bwo kongera kukubona. Ego tuguhaye ikaze isanzure. Murakoze cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, ngiye kunezererwa Imana mu mutima, kongera kubana namwe. Twagiye tugirana ibihe byiza, tugenda tungurana ibitekerezo ku ijambo ry'Imana. N'ubu ndagarutse, ngarukanye topic nziza nanjye yanjyoheye yo kubibutsa ko Yesu abakunda. Nubwo ubona umuntu ari mu bibazo, nubwo ubona bitari kugenda neza, nubwo ubona hari ibintu byinshi ubona bidasobanutse kuri wowe, ariko Yesu aragukunda. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana, numva ryafashije umutima wanjye. Tugiye gusanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 15. Tugiye guhera ku murongo waho wa 11. Umutwe w'ijambo uravuze ngo umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data, umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko abagabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. 15 avuze ngo aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuzaga guhazwa n'ibyo izo ngurube zajyaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibikwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agitunguka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibikwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwuhagire, mumwambike, iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane n'ikimasa kibyibushye, mukibage, tujye twishime, kuko
uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima, amaze kuza ageze hafi y'urugo, yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati mwana wanjye, turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Imana yacu ishimwe, Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Munyihanganire aho nagaragaye ntasomye neza nk'uko yenda bikwiriye, ariko mesaje yumvikanye. Izi nkuru abantu benshi barazizi muri Bibiliya, ni inkuru nziza cyane nongeye gutekerezaho, zifasha umutima wanjye, zongeye kunyigisha ibintu byinshi, zongeye gutuma numva ngiranye ubusabane n'Imana, ndetse numva nongeye kugira urundi rukundo rwinshi rwo gutekereza ku Mana. Imana ishimwe. Dusomye izi nkuru rero z'umwana w'ikirara, cyangwa se uyu mubyeyi wari ufite abana babiri b'abahungu. Uyu mubyeyi yari abafite nta kintu akennye, uyu mwana nta kintu yari abuze mu rugo, uyu mwana ntiyari ashonje, ariko arareba, arabyitegereza, abona uwo munezero uhari. Irari rye riramubwira ati uyu munezero ntabwo uhagije, ahubwo reka nake data umugabane wanyu. ngo asaba se umugabane w'ibye, ese ngo arabibagabanya. aje kubibagabanya, ngo wa mwana ngo afate ibye, ngo ajya kubizayisha, cyangwa se ajya kubyangiza, abitwara uko yishakiye, ajya mu gihugu cya kure. ndagira ngo abibutse topiki y'iri jambo, ni ukwibutsa abantu ko Yesu akibakunda. Amen. Yesu aragukunda, wowe uzatega amatwi iki kiganiro, wowe uzakurikirana iki cyigisho. Yesu aragukunda, Yesu aragukunda. Hanyuma ngo uyu mwana aragenda ajya mu gihugu cya kure, ngo yayishize yari afite byose, bya bindi byose yagurishije, ya matungo se yamuhaye, ya masambu yamuhaye, ya mazu zose ngo yarabigurishije, azinga amafaranga, agira gute, arigendera. ngo akimara kugenda ya mafaranga arayayisha. Bibiliya mukuru we yavuze yuko ngo aragenda arabisambanisha, arabyaya, kwaya no kubyangiza, ubwo yarabinywereye, arasinda, umusambanya akora ibiki, arinezeza mu bishoboka. ngo ya mafaranga agira gute, arashira. Ya mafaranga ngo amajije gushira, inzara itera muri icyo gihugu, arasonza. Amajije ngo gusonza, ngo none ngo atangira kwibaza icyo yakora. Umuntu wese washoje, umuntu wese wagize inzara, akora gushaka izindi plani z'ukuntu ari burye, yaba nziza yaba imbi. Umuntu wese ashakisha ujya gukora ikiyede ajyayo, ujya kuragira ajyayo, ujya gushaka akazi mu bundi buryo arabikora. Iyo umuntu atangiye kubona yabuze ibyo kurya, buri wese ufite ubwenge atangira gutekereza icyo ari bukore kugira ngo agire gute, afate abo cyangwa se abone ibyo kurya. Wa mwana w'icyo yatekereje kujya gusaba akazi. ngo umukire asabye akazi, amwitegereje ngo abone ikintu kimukwiriye, ni ukumwohereza mu ngurube, no kujya kuragira iki, ingurube. ndagiraga yaramwitegereje, akimubona ntabwo byari yatweretse neza akazi yamusabye, ariko undi ngo yaramubonye, arangije aravuga ati hariya afite umugana w'ingurube, genda urugira gute, ujya kuragira. Imana itugirire neza.
arangije ngo za ngurube agezeyo agera kuri etape, ndagira ngo ababwire ahantu iyo nzara yari igeze. Iyi nzara yari ikomeye, wagera kuri etape yo guhazwa n'ibyo ingurube zashigaje. Nimundebere nawe icyo kintu cyo kugira ngo ingurube ibe yariye hanyuma ibyo ishigaje umuzima yifuze guhazwa nabyo, uwo muntu aba yashonje, ngo kandi nabyo ntiyigeze abibona. Ingurube zarabiriye zirabimara, kugira ngo uzabone ingurube yari igasigaza biragoye, nabyo ngo arabibura. Arangije aravuga ati ariko mfuye uru rupfu, mfuye uru rupfu, ugeze kuri etape yo gushaka guhazwa n'ibyo ingurube simbibone, ngeze kuri uru rwego nashonje inzara ingana gutya, kwa data afite abaja afite n'abagaragu barya bagahaga, amfise ngo bakanasigaza. Kwa data ni abakire, ndabizi nta kibazo kiriyo, ndabizi n'ubundi naye ibyanjye cyangwa se navuye nta kintu mpunze, ni umurenge wari unyishe. Yatangiye gutega ati ni umurenge w'ubutunzi nabonaga mu rugo n'umunezero wari uhari, ndangije mpitamo nanjye kugenda, ariko ndababaye kuri etape yo kubura n'ibyo kurya. Ngo arangije ngo aravuga ngo reka nisubireho. Ndavuga ngo ubugabo butisubiraho bubyarunga. Avuga ati reka jyewe nisubireho, mfata umwanzuro wa kigabo, making a decision nzima, njyewe nsubire kwa data. Data ndabizi yarandakariye, yamfashe nabi, namubereye ikirara, namubereye umwana mubi, ariko genda ndamubwira nti basi wowe nihera akazi, sinkwiriye nanjye ubwanjye, sinkwiriye kongera kuvuga ngo umwana wanjye, ngo ndi umwana wa data, no, ahubwo njyewe unyigire umwe mu bagaragu, unyigire umwe mu bagaragu. Yaciye bugufi cyane, uyu mwana naramukunze, azi gusaba imbabazi. Handi yere kugenda avuga ati n'ubundi subiye kwa data, no, we yajya avuga ati data nshaka kongera kumvara mu bana bawe, kugenda kubereye ikirumbo, naraguhemukiye, naragusuzuguje mu bantu bavuze yuko umwana wawe yatorongeye utashonje, uzi kuba uri umugabo mu rugo uhahira urugo, uzi ko nta kintu rubuze, umwana akakunanira, umwana agatorongera akagenda, umwana akajya mu gasozi. Ni ikibazo kumva umwana ngo ajya kuragira inka kandi uzi ko urugo rwawe rudakenye, nta kintu wabuze, ni agahinda gakomeye. Umwana aravuga ati ndababaje data, ndamusuzuguza mu bandi bagabo mu yindi miryango bafataho ijambo, ariko ngenda mubwira nti ihangane icyo gisuzuguro abantu bagusuzuguye, njyewe ngira umwe mu bagaragu, ariko ne kwicwa n'inzara. Amen. Afata umwanzuro mwiza nakunze, wumvishije unejeje umutima wanjye, yisubiramo aravuga ati ibintu ndimo ni ubujiji, ni ubugogi, ngereka nsubire kwa data. Yenda avangira umwe mu bagaragu, afata inzira aragenda. Niba yarasezeye sebuja, niba byaragenze gute, niba izo ngurube yarazugariye, ayidomo, ntabwo bibiri bitubwira. Icyo yatubwiye ni uko yafata umwanzuro wo kujya gute, wo kugenda. Ngo akigera ngo se yamurahutse, ndagira ngo nkubise ko buriya agatima k'umubyeyi kahora gakibaza, ntabwo biba bitubwiye, ariko nkuraga ati umwana wanjye aracyagwaho, yarapfuye, baramufunze, ese ubabahe, nibazaga ibintu byinshi kuko yari azi irengero ry'umwana we. Barangije ngo akimubona ahinguka kure, urukundo ruramusanga. Amen. Urukundo ngo ruraza. Yaza kuba ari n'umubyeyi w'umumama yari kuvuga ati ni iki giseke. Undi nawe yibuka umwana we, yibuka uko yabanaga nawe, yibuka uko yamuteye, yibuka uko yamureze, yibuka byose, bya bindi by'uko yamwatse ubutunzi n'ibicara bibagirwa, ahubwo urukundo ruragaruka ruvuga ati burya umwana wanjye natekerezaga ko yapfuye, none aracyari muzima. Amen. None umwana wanjye aragarutse, ibyishimo biramurenga, bitabwira abagaragu be ati mwihute mu mwambaro w'utwambagara yambaye. Amen. Mu mwambaro w'utwambagara yambaye, nimurangiza ngo mumwambike umwambaro mwiza umaze ikanzu y'igitare, ngo mumwambike n'impeta. Iri ni ijambo rikomeye, mumwambike n'impeta. Nimara kumwambika ngo n'impeta, ngo mumwambike n'inkweto hehe, mu birenge. Ngo kandi imbere y'ikimasa cyiza Imana isenye, muri ikimasa cyiza, muri bya bindi tutumva aba ari cyo mubaga, twishime, muze twongere tujye, muze twongere tunywe, tunezerwe kuko umwana wanjye nongeye kumubona ari muzima. Haleluya. Umwana wanjye afashe umwanzuro wa kigabo wo kongera kugaruka iwabo, afashe umwanzuro wo kongera kugaruka kwa se. Yari yarapfuye none yaje, yari yarazinze none yongeye guhita araboneka. Imana ishimwe. Batubwiye ngo kuko yari ari mu murima,
wakiyagira ngo abantu bavuze ngo bakabishe bari kubyina ngo bagize amakuru bakimara kubariza amakuru mu mugaragu ngo aramubwira agira ati niba nawe yaje icyo yabaye batwara umwana ufite ngo maze turimo ngo yanga kwinjira agatumira akamara ya data yigeza nk'agahene y'imvura ngo nsangire n'abavandimwe banjye yigeze agira gutya na gutya ariko none ndende byakore murumuna wanjye wamunaniye watumye abandi bamusuzugura avuga ko atazi kurera avuga ibintu byinshi akagira gutekereza amategeko abaturanyi bavuze yose arayamanukura agira ati data birambiye kubakorera ibingibi birashoboka ko yari kuza akamwirukana aho yaransuzuguze ntukiri umwana wanjye akamuzumira kure ariko mbese yakoze ibyo mu kubatekereza umubyeyi akaba kumubyeyi n'ubuti agize umwana we ndaramwinginga aramubwira ati ariko wibuke ko ibyo mfite byose ari ibyawe ibyo byose biri muri uru rugo ni ibyawe n'ababaza n'abagaragu n'abawe umugaragu wagira iti nkora igiti utazanga nta tungo wigeze ufata ngo ndikwibe niwe mwana nari mfite wenyine ariko ninejejwe nuko murumuna wawe nongeye kugira gute nongeye kumubona iri jambo riratwigisha iki nari ngisura mu nkuru nk'uko bibiliya yabitubwiye ndashaka ko turiganiraho noneho natwe tukagira ikintu dukuramo tukagira ikintu twungukiramo ijambo ry'Imana ese uyu mugani w'umwana w'ikirara Yesu yaciye abantu yashakaga kwigisha iki yashakaga kutuganiriza iki ni iki twebwe turi bwigireho tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara tukiri mu isi kuba twarahawe agakiza kuba twaragize umugisha wo kumenya Imana tukamenya tukagira se nk'umwami n'umukiza ntabwo bivuze ko tutagira intege nke ngo dusubire inyuma ntabwo bivuze ko tutatogora ariko nyuma yo gutogora dukora iki n'uwuhe mwanzuro dufata umwanzuro wo kujya guhazwa n'iby'ingurube ingurube zashigaye dufata uwuhe mwanzuro ntabwo nzi ubuzima ubayemo ntabwo nzi kondisiyo urimo ntabwo nzi ukuntu ubanye n'Imana ariko uracyameze nk'umwana mu rugo koko uracyashikamye cyangwa imigabane yawe warayaha wikuganire turebe ese koko umwana mu rugo hari ibintu aba ageneye umwana mu rugo ikintu akeneye aragihabwa icyo ashaka arakibona umwana ukiri mu rugo umwana ucyumvira ababyeyi umwana umubyeyi atuma uyu mwana turamugereranya n'umukristo uyu mubyeyi turamugereranya na Kristo cyangwa tumugereranye n'Imana nta kintu bitwaye wahawe agakiza wamenye ubuntu bw'Imana wakiriye se nk'umwami n'umukiza wamwitorera runaka kandi bwite ku idini runaka ahubwo uri umuntu warabatijwe mu mazi menshi cyangwa se wabatijwe ku gahanga ariko bakubaruza nk'umukristo ubarurwa mu mubare w'abana b'Imana ese koko uracyari umwana w'Imana ushimwe Kristo yakurebye aravuga ati uyu ni umwana wanjye ubona akwiriye ubu koko yaranyakiye arashikamye koko aracyari mu byanjye koko aracyakora umurimo wanjye nk'uko nawe umuhamagariye aracyari umuririmbyi aracyabwiriza ubutumwa bwiza aracyasenga aracyafasha abakene aracyitanga uyu muntu ese aracyari umwana mu rugo ukora imirimo mu rugo aracyari umukristo koko aracyari umunyetorero Imana itugirire neza Imana itwigishe ariko uyu nguyu yaritegereje arareba abona koko igiye iye yumva atinjira mu nzu y'Imana yumva atimara gukizwa hari imigisha abona utangira kujya ubana n'abantu amahoro utangira kugira hari ibintu bigenda bihinduka ukajya wirinda ikintu cyose ukibombarika njyewe mbere ntarakizwa nagize umugisha wo gukizwa ndi mutoya ariko mbere ntarakizwa ntabwo nari nzi ko numvaga hari ibintu bisanzwe mu rugo numvaga kuba navuga ngo yenda n'ingemere z'ibishyimbo ndazigurishije amafaranga ngiye kuyarira abagomba abana n'abagomba twiriraga n'amandazi numvaga nta kibazo kuko nabonaga ibintu biri mu rugo nkabona ibyo bifuka byerekeranye nkumva ntibizashira kandi nubwo nanabiyoraga ngo bamenye bose ntabwo bamenyaga narabitwaraga nkagenda nkumva nta kibazo amafaranga natindaga ni inoti ariko ibiceri iyo byabaga biri aho ku meza narabitwaraga
inote ye nabaga nzi ko ari amafaranga menshi atari ay'amandazi kuko nta bindi bitekerezo nabaga nifite ku myaka yanjye nari nzi ko amafaranga nyine ari ay'amandazi n'amabombo ibyo bintu nabaga nzi rero inote nabaga numva atari iyo kugura amandazi inote ntabwo nzi ko ari ay'amandazi nkayitwara ariko uko kuntu nyine nkumva ni ibintu biri aho bisanzwe ntabwo numvaga kuvuga ngo yenda ngo umuntu ngo undi yasuzwe ntabwo najyaga numva ari ibintu byiza hari ibintu tutumvaga ko ari icyaha hari ibintu tutumvaga ari icyaha cy'inyuma gato ntarakizwa mbere yaho nigaga mu mwaka wa gatatu ngiye gufatwa n'uburwayi kumva narawumara w'umwaka kuko ndibuka ko umwaka ntabuye narwaye indwara abanyarwanda bose ngo ni bari kwa muganga bari barayobeje ibyo ari byo indwara imerera nabi indwara irandya indwara iranzonga nararaga zituma n'ibindara ndigwa umuntu yasinziraga ariko kureta ko umwana yiga mu gatatu kimwe mama yarampekaga ntabwo yari akiryama ndari iruhande banshyira narahise umugabo uteye ubwoba ko nahekenwaga umwinyi nkahekenwa ariko ko nigeze mvuga ijambo rikomeye mu magambo akaramwita none mama n'indi gito kijyana ariko njye nzabyara ntabwo nabyara n'indi gito kijyana gutya niba kijyana nk'uko kavuga urumva etape nari ngeze umwana mutoya yo gutekereza ibyo narababaraga ku rwego rurenze numvaga atekenywa cyane ushaka kubaha ubuhamya bw'ukuntu nayirwaye rwose umwaka ndiho waraburagaho antameze kuko nabaze igihe kinini uwo mwaka ntabwo nawubize hanyuma n'ubundi nkajya nkomeza gukora ntekereza agahinda kakanyica ndibuka igihe kimwe papa yigeze kuvuga ijambo rikomerera nankanga watunzuka ndi umukobwa umwe wari ukunzogeza abana 8 b'abahungu nanjye wa 9 ndumva mu rugo nari umwana ukunze umukobwa umwe uko byagenda kose bitaweho ndumva iwacu baragerageje barambuza bushoboka bashatse ku buryo bwose bushoboka bumbuza hanyuma umajije biranga birananirana barangije noneho njyewe ndibuka ko n'ibiti basigaga y'Inyarwanda n'ibiti batashobora kuba batanabizi neza aje kuba wenda batanabyibuka ariko njyewe ndabizi ko igikorwa n'ibyo cyakorewe ntangira kwiga gusenga nibwo nize gusenga ubundi nabaga mu Gatolika njye mu kiliziya bisanzwe ariko nari ntaramenya neza ibyo gusenga ntabwo nabishimikizaga ngo wasenga ngo Imana ikagukiza ari nkiri muto ntarabimenya kuko noneho naravuga ngo aho kugira ngo umwana ajye arara ijoro atubuza no gusinzira Mana wamwisubiza urumva umubyeyi yarageze nakubwiye ngo nari umukobwa umwe ankunda na mama nkunda ariko kugera kuri etaje kubera umunaniro barariza rutuma baryama agahinda n'umubabaro n'icyo kumva umwana baraboroga ndumva ko kugira ngo ajye akomeza atubuze natwe kugira icyo twikorera umwisubiza agahinda karanyitse nubwo naribwaga narumvaga yari muzima ntekereza ibyo twakundaga bivugaga mbyinirira ageze kuri etaje abwira Imana ngo ninyisubize kugira ngo nkomeze ntuze nari murambiye yararangiye guhora ijoro n'ibiti agahinda kamwiza ntabwo yinjira no kunyanga ahubwo ni agahinda k'umubabaro wo guhora mbona ndibwa ntikinywa nabo ntatumara ikintu gukorera ndangije agahinda kanyica ntabwo nongeye kurira ndizwa n'umubabaro nari mfite ahubwo nari mfite n'uko ababyeyi banjye nabo babaye nk'abandi nibura narariraga mu mayambere ati humura ndahari basi hari akantu buriya umuntu arwaye rero ngo nigitse abantu umuntu uzajya wumva ko ararwaye gerageza niba utagira icyo umuzanye mube hafi ubwira utihangane uze umuganirize ubwire ko mwe n'abantu muganira ntabwo umuntu aba akize ariko aroroherwa ashobora gukomeza agatega amatwi ibiganiro byacu nanjye hari abantu bazaga gusura mama bakishyira muri salo bakaganira n'umwanya nkamugendera mu biganiro bari kuganira sindi wabara uko wagukiza ariko mwarahugeraga muri izo bari kuganira njyewe sindi ariko yarapfirimukaga gatoya muri salo abaherekeza ahita mvuze imbere wagira ngo ni nk'ikintu babaganira narutijyaga n'umwari wagarutse n'iki unanga ko abantu bagenda kuko nabo bagendeye none iwacu bavuze gutyo numva ko bandambiye ndetse nabarambiye bafite ibyago birakomeye hari bafite gusenga agahinda kandi ntabwo kwibagirwa
amarira narize muri iryo joro numva sinari kubibabwira ari mutoya ntabwo ari kubwira ababyeyi niyo bavuze nabi nta mwana ukosora umubyeyi ariko agahinda karanyitse ubanza ikintu cyakize nk'ibyo data bivuga nkabyumva rero kugira ngo nige gusenga aba ari imana imiyerekera agashaka kubabwira ikintu cyanteye avantaje yo gushaka imana cyane no gukizwa nkareka n'utwo tuntu twose nari ndi noneho nabwiye imana muri iryo joro rwose kuko bugaye bufite n'igihe cya saa 10 z'amanywa njyewe nsenga muri iryo joro nkumva nturi sinasinziraga umutima ngira imana wazambabariye ukankiza ubu burwayi najyaga mbyina mu kiliziya ntazi n'ibyo mbyina ndavuga kubyina ibintu byo kubyina z'ubwana nagiraga gute najyaga gusenga nkavuga ayo masengesho ariko ntazi n'ibyo ari nibura ukangiza nkajya mbwira abantu kuki amen rero ukazankiza jyewe ubwanjye noneho nkajya mbwira abantu kukiza nabonye imana ikiza uburwayi abantu bandi bavuze gute bananiwe nkajya mvuga nti nabonye imana igira gute ikiza uburwayi jyewe nari mfite ukuguru bwari uburwayi buteye ikibazo bikomeye cyane kuko njye mbona abantu baburwaye nabo baracyacumbagira kuko bagusigaho imiti ubwo no kugira ngo ahorohe haraturika hakavamo ikintu kimeze nk'inyama noneho umuntu akajya ahora asa n'umuntu aninda amashyira nabitekerezaga ko nari naragiye mbona abantu benshi indwara bayirwaye batigeze bakira bakajya bagenda bacumbagira ariko ngo cyajya kigeze igihe hagaturika none ahoraga nibaza ko n'ubundi uko bizagenda urumva niba bahoraga n'uwo mubabaro bagiraga bavuga ati bizarangira ariko bigenze urumva uyu mukobwa tugiye gutunga umuvugo w'ikimuga uhora ninda nyine urumvaga ari ibintu biremereye aho nanjye ko iwacu babiganiraga bavuga n'abana bo kwa runaka bagenze rwayo ndwara nanjye agahinda kakanya none n'iwacu n'ubu icyo batangiye gusa n'abana n'akagifite baruranyitse mu mana wazambabariye ukankiza iyi ndwara akagukanyika agasiga ari kazima nkajya nkubyinira imbyino izajya kubyina nkajya mbanza hasi agakundaga kubyina cyane nkajya mbanza hasi aka kaguru kazima nyine nkajya gushimira ko uri imana ikiza amen imana ingirira neza ibyo ntacyo izagiragirwa imana irahiza sinzi ukuntu byagenze naje kubisenga ndakomeza yigenda ariko haciye umwanya ntabwo nakibuka abasaza nari nkiri mutoya noneho ndasinzira kubera iwacu nabo umunaniro bari bamaranye igihe barasinzira ntibazi nabo uko byagenze ubwo wumvise ntakirira nabo barasinzira nanjye ngira gute ndasinzira narasinziriye kandi nasinzire ijoro ryose sinari kwicara bazuka mu gitondo kimwe n'igitabo sinabyumvaga narasinzire mu mwanya ahubwo ndibuka ko byari mu gihe cy'ihura ry'ibishyimbo bimaze kuba nka saa 4 za mu gitondo urumva navaga ku biraro ko mama nderiye ntabwo nabashaga kwigenza akaniba ari ahantu ushaka kujya no akampeka njyewe narizukije manura ku gitanda basanga hanze ku mbuga niyo nagendaga nkurura akaguru nkagendera ku nzu ndaza nahakora nkabona akaguru n'ikazima ko akaguru bambwiraga ngo kazaturika imiti bazafite kandi giteye guturika ariko mudasubira kurika byagenze gute ngo akabona nkajya nkagenda ngeze aho ndazuka mbasanga ku irembo birabatunga urumva noneho bakajya bicara aho ngaho utagwa nyine kubera bari bamenyera ukuntu meze yicara ku rukuta bakajya bagira gute nkajya numva nyine kubera ubwana sinashaka kubasobanurira wenda ngo ntakize ahubwo ikindi natekerezaga ko mu kanya kuri bwongere ku kanya urumva nari ntaramenya neza ibyo gusenga kugira imana ishimwe ngo yahize nari ntarasobanukirwa ibyo ari byo ariko narasenga imana yanyuma mbere ndivuga ngo n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwonko bwafatwa n'ikino gusenga ikintu cy'umwana imana yasenga amen imana ivuga gutyo noneho uko ngenda nkura wa mutima ukajya ugaruka umbwira ngo nabwiye imana ko izajya mubwira abantu ko imana ikiza amen kakajya gakomeza kakagaruka uko ngenda nkura kakagaruka ariko gapfira ariko ibintu ko bikunda kumvisha ntangira kujya hari isengesho mu bakatolike twajyaga gusenga ngo twasengaga n'ubunebwe ngo dawe uri mu izina ryawe ugiye twarisenze ngo tubabarire ibicumuro byacu kuko tubabarira
ababidutumiye nawe hari umuntu natumye gisigisha ngo narahasimbuka nkabitinya kuvuga ngo ngiye kubeshya Imana kuba baragiye kandi atari ahubwo nahagera ngo gashaka kubwira Imana ngo mbabarire naho ngenda mbivuga gutyo ntangira kugira ndakizwa njya mu barokore ndumva nagiye kwiyaga cumi n'ibiri ntangira kugenda senga nkumva biraryoye nkumva ndushijeho kugenda nkunda Imana natindiye neza yangiriye nakutana n'abo bantu babiri gutyo barengeho kuko Yesu urakora ushiye gusenga kwanjye wangiriye neza urandamira mwibutse uko rero iyo mihigo nahize indi mutoya uko iyo mihigo nahize nabahaye ubwo buhamya huzuye n'ijambo ry'Imana no kugira ndashaka kugira ngo nibutse abantu ujye wibuka ahantu wavuye mu rugo wari uri urumva ukabona utakiri gukora ya mirimo so yagutegetse cyangwa ya mirimo y'umwana mu rugo Imana itugirire neza niba mbwiye Imana ngo nzajya nyibwira nzayikorera nzabwira abantu uko igira neza ko ari Imana ikiza ese niba ntakibikora ndacyafite rwa rubanza rw'iki rw'uko ya mirimo y'umwana mu rugo ngize gute ntayikora hanyuma uyu nango yarabitekereje abona ntakiri umwana mu rugo ntakimeze nk'uko yari ari mbere arangije ngo afata umwanzuro wo kugaruka nari ndi kuganira n'abantu ngira kugira ngo nibutse abantu niba uri mu itorero niba uri mu rusengero runaka ukaba ubona hari ukuntu utakibanye neza n'Imana uri umukristo wo kwizina cyangwa se ubona bivuyemo usubira hanze usubiye mu gusinda usubiye mu gusambana usubiye mu burara wabaye ikirara ukwiriye kugaruka kwa so ukwiriye kugaruka kwa so ku Mana ukwiriye kugaruka kuri Kristo wagukunze akemera kugupfira akemera kukubambirwa kugira ngo agucungure ibyo nk'ibiti ko akigukunda aracyagukunda nubwo abavandimwe bavuga bati twebwe twahoranaga nawe twaririmbaga Mana twagiraga hari abakristo bameze gutyo babona mwene senda siki yagaruka yabona hari ibintu Imana imugiyeho n'ibyo ugasanga bagishyira abantu uzasanga ngo wagira amasengesho runaka wateye ngo yo guhindika abantu bakajya ku misozi kujya guhindika amabuye ari amasengesho y'ubupfu ukwiye kunezezwa nuko mwene tagaruka kuriza no kubugingo bwamwe uri kwishima ko runaka ngo yaraguye ngo ntango yajya yabona cyangwa yagize ibyago inama kosa ni ubupfu ni ubupagani ntabwo ibyo bikwiriye abana b'Imana bajya mu rugendo rujya mu ukwiye kunezezwa nabyo ubona mukuru we ngo avuge ngo ugiye ntabwo wigeze gukora unyegeze gutya na gutya icyo yavugaga ni ukuri ariko se koko byari bikwiriye ko muri umuntu akomeza kumubona akabaho wenyine urumva aribyo binezeze kugira ngo ubute ko buriya muri umuntu we yaragarutse amufasha imirimo aho ngaho aramwunganira arabona ariko undi ntabwo yabyitayeho ntabwo anejejwe ahubwo we agira ishyari biragatsindwa n'Imana kubura umukristo ukagira ishyari mwene so yateye imbere ukagira ishyari ibyo bintu nta mukristo burimo nta mukristo ugira ishyari nta mugenzi ujya mu ijuru ugira ishyari Imana itugirire neza hanyuma reka nganire n'aba bantu uko byagenda kose ubuzima bwose waba urimo Kristo aragukunda ongera mugarukire upfukame imbere mubwira ubukene bwawe umutima mubwira intege nke wagize mubwira ubupfapfa bwawe ugarukira Kristo garukira aho ngaho ongera umwegere ongera uganire nawe nagira ngo nkubite ko ari we nshuti nziza iruta abandi bose niwe buhungire niwe bwugamo umuntu uri muri Yesu neza ibiteye abandi ubwoba we ntiyitera ubwoba kuko Yesu afite byose Yesu ntatinya inzara ntatinya imvura ntatinya intambara Haleluya Yesu nta kintu na kimwe kimutera ubwoba nta kimukanga kandi umuntu umwigishemo nta kintu abura ntacyo akena ntabwo yiheba ntabwo yumvise Yesu ahahamuka njyewe ndabwira abantu ntabwo njyewe nemeranwa kumbwira ngo umuntu ngo yarwaye ngo stroke ntabwo umuntu ufite Yesu arwara stroke ntabwo ugera ku rwego utumva ibibazo ngo bikurenge nta muntu ufite Yesu wiyahura ntibibaho umuntu wese wiyahura yiyitiraga mu rusengero ntaba yarigeze akizwa Yesu ntabwo bahuye ntabwo bahura na Yesu ngo wiyahura gutese kandi amara agahinda amara umubabaro Yesu aradukunda kuruta uko abagabo badushatse badukunda
no kwita abana, nta wundi muntu n'umwe, no kwita ababyeyi batubyara, nta wundi muntu n'umwe ushobora gukompara na Kristo. Kristo aradukunda, umuntu udukunda akadukunda turi no mu bafite twatatanye, twamwanze, twafunze cyangwa n'amaso ye akatugarura, abagahora twese amaboko kugaruka. Arakubwira, ntabwo nzibagirwa uriya mugore bamufashe yasambanye, baramuzana Kristo, abandi batangiye gutoragura amabuye yo kumutera bamucira urwo gupfa. Abantu igihe cyose bazaducira urwo gupfa, abantu igihe cyose bazatuvuga nabi, ariko imbere ya Yesu witegereze icyo Kristo akuvugaho. Amen. Utegereze icyo Yesu ari bukuvuge, wowe sanga Yesu, genda umubwire byose. Kandi nagira ngo nkubwire, umuntu wese ahava akagera atasanze Yesu ntacyaha atakora, nta intege nkeya utajyamo, ariko igihe uyobowe n'umwuka w'Imana, wowe n'ijambo ry'Imana, uranesha, uratsinda, uhagarara gitwari, umuntu muzima, umujyanama mwiza, amagambo yawe meza ahumuriza abandi, ugira umutima w'urukundo. Umuntu utunze Kristo agira urukundo. Utunze Kristo ntagira ishyari, ntiyangana, ntabika inzika, nta bundi bugome agira, kuko abatunze umuco umwerekera. Sanga Kristo biragaragaza ko Yesu akibakunda. Umuntu wese, ubukene waba urimo, uburwayi waba ufite, intambara waba urimo, ese wabuze urubyaro, Yesu niwe urutanga, usanga Yesu. Ese urashonje, sanga Yesu niwe ugaburira. Ese uri imfubyi, niwe se w'imfubyi, sanga Yesu. Ibigeragezo byose urimo usange, niba utabura uko abigenza. Haleluya! Igihugu cyabura uko kibigenza, ababyeyi babura uko babigenza, umuryango wabura uko ubigenza, ariko Yesu ntabura uko agenza ibyawe. Amen. Niba ashobora reka kubera impamvu agutegereza ikindi gihe, cyangwa akabona ikintu cyose gifitiye inyungu ubugingo, Yesu arakiguha. Ikintu cyose kiri bwubaka ubugingo, kiri butuma akugumana, kiri butume ahora abona akubona mu maso ye, umunejeje, arakiguha. Iyo abonye ari ikintu kizatuma ujya kure ye, kizatuma tugukura mu byizere, ntacyo guha. Imana itugirire neza, murakoze cyane. Nagira ngo mbibutse ko Yesu abakunda. Imana iduhane umugisha, mukomeze mutege amatwi ibyigisho, tuganire, mutungure ibitekerezo, mutugire inama, tubakeneye kugira ngo duhore twungurana ibitekerezo. Imbogamizi ni ukugira ngo tubasangize, nta kintu n'iki na kimwe kuri iyi si nabonye kiryoha nko gutunga Yesu. Nta na kimwe nabonye, igihe izo nabonye zinejeje. Kubaka urugo biranezeza, kubyara biranezeza, ariko ntabwo ibyo byose bishobora kurengana urwego na Kristo. Ibyo birarenze, no mu rupfu mugira mute, murajyana. Imana iduhane umugisha, murakoze cyane. Umugisha w'Imana, Imana ibahaze ibyiza, Imana ibahaze uburame, Imana ihaze kwifuza kwanyu, bifuje kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi, tukazabana mu gitaramo cyabera nk'abantu bizeye Yesu, tukabifata na Yesu. Murakoze cyane. Reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, gushimiye ubuntu bwawe bwinshi utugirira, gushimiye ko wabanye natwe ukatwitaho, waganire natwe mu ijambo ryawe. Turasenze tukwinginga Mwami, tuvuze ibintu byinshi tuganiriye ku ijambo ryawe, twibutsa abantu bawe urukundo ubakunda. Twemerere utugirire neza, ukomeze kudushyigikira, ineza yawe ikomeze kutuganza. Sengeye bene data bose bazatega amatwi iki cyigisho, abavandimwe bazumva inyigisho Mwami, ubagirire neza. Umwuka wera abayobore, abigishe, mu izina rya Kristo Yesu. Twese dukomeze guhirimbanira kuboneka imbere yawe, dukomeze guhirimbanira kukwegera. Twasanze rero wogira urukundo rwinshi, kubera ko ntibita n'uko umuntu yakiranutse. Niyo yakiranura uramukunda, ugakomeza kumwigarurira, ukamwereka urukundo ngo agaruke. Mwami wacu mwiza, dusabe bene data batari bakumenya, bamenye ineza yawe, ubiteho ubagirire neza. Natwe twese ukomeze kudufashisha imbere yawe, kandi icyo ukomeze kuyiha umugisha, uzigisha ukomeze Mwami kubitunganya, kugira ngo Uwiteka Imana nyir'ingabo abazabyumva bazagirwe nazo, kandi baguhindukire. Bagushimiye kuko ukomeje kubana natwe, muva kutwitaho no kuturengera. Tugutwize mu izina rya Yesu Kristo. Amen.